Bihe byiza bakunzi ba Nino TV turagarutse nk'ibisanzwe ni amakuru avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, ni updates ziba zigezweho mu by'ukuri tukababwira uko biba bikomeje kwitwara. Nta handi wasanga amakuru abagezweho uretse kuri Nino TV. Macacari rero namaze kuba ngaruka, ari nako kandi ndibuze kureba ukuntu nshobora kuza kubona mwana ndake kugira ngo twinjire neza cyane aho ari hariya kuri tele y'imirwano, tukareba uko situation zikomeje kwitwara. Turaza kuba rero tugaruka ku makuru akomeje kuvugwa mu mirwano itoroshye ikomeje kubera mu Minembwe. Mw'abantu mwe, ibintu mu by'ukuri ntabwo byoroshye ku ruhande rwa FRDC, uruhande rwa coalition FDNB abazalendo, ubwo ndavuga ya mitwe yose ya za mayimayi, yemwe nkageraho nkavuga ingabo z'abamerceneri n'abarundi ariko n'abamerceneri bakomoka muri za Colombia n'ahandi. Aba bose bari mu rugamba mu by'ukuri, aho urugamba rukomeje kuba urugamba rw'amagasa muri ibi bice. Ndaje rero nkubwira uko situation zikomeje kwitwara amagingo yangaya. Makuru mfite nuko ku munsi w'ejo abasirikare barashwe ndetse coalition ikaraswa nyuma yuko yari yamaze kuba ayigamba ko igiye kwigarurira Minembwe. Yari yagize ati nous annonçons avoir repris le contrôle de Minembwe. Ni communiqué, ni tangazo ryari ryabaye signé na Mbuyi Kalonji Reagan. Nyuma yuko iryo tangazo ryari ryamaze kuba risohoka, Tshisekedi nawe yari yakoze agashya hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nyuma y'umupira wahuzaga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Portugal, umupira waje kurangira bagabanye amanota 3. Kongo rero uyu Chilombo wari wibereye kuri stade Chichi yaragize ati twebwe uko rero pari kwitwara neza ni nako FRDC ziri kwitwara neza. Avuga n'andi magambo akakaye cyane, ari nayo turi buze kugaruka kubyo basubijwe na Corneille Nangaa mu mujyi wa Uvira. Turawugarukaho tukubwire ibyawo ntabwo byoroshye n'akana kanzinya, kubera ko urugamba rwarayemo mu mujyi rwagati. Ni coalition y'ubwayo yarasanaga nyuma yuko bamwe babwirwaga kujya ku rugamba, abandi mu by'ukuri bakabatera utwatsi bakavuga bati twebwe turabaha mu mujyi, turabasitade, ntabwo tugomba kujya Kirungwa. Aba rero biza kurangira habayeho guhanahana amasasu. N'amasasu rero atagendeye aho kuko yaje guhitana umuturage. Ndabigarukaho, ingabo nshya zirimo zirazamurwa zerekezwa mu Minembwe. Yego, nyuma yo gukubitwa bidasanzwe ndabigarukaho. Hanyuma ndibuze gukomoza kuri territoire ya Masisi nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagabwe muri axe ya za Kadahandwa no mu bindi byerekezo birimo ahitwa birimo Umuhayirwa. M23 yaje guhita isubirira inyuma irababwirete hapana mwebwe turabakubise, ariko coalition niyo yari yagabye ibitero bishe kureba imbaraga za M23 aho zihagarariye. Ntiza umwanya nyamuneka, ndabizi nicyo ngusaba nuko ntiza umwanya ugakurikira ikiganiro n'iminota mike cyane, ubundi iyi minota mike ubundi ukayibyaza umusaruro, umenya uko situation ziba ziri kwitwara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minembwe niho nanzikiye tayari, hanyuma nze kugaruka Masisi nyuma. Minembwe yanyereye Mbuyi Kalonji Reagan ejo bundi nejo ndetse n'abitwa abakongoro n'abandi butugara benshi bagiye batandukanye bati Minembwe yafashwe. Minembwe yafashwe, abantu benshi avuga bati ibyo bintu nibishoboka. Macacari duhukuri, twe tumaze bitwara kubuze, ujye uduhereza ukuri kwa nyako. Ngewe rero nahise nza ndababwira ndi hamwe na mwana ndake, ndababwira Minembwe nta coalition irayikandagiramo, ntabwo barayigeramo n'akana kanzinya. Abantu bavuga bati none ute communique isohoka iri officiel isowe na porte-parole wa Sokolade Mbuyi Kalonji Reagan, bakanyohereza message zigiye zitandukanye ngo les FARDC annonce avoir repris le contrôle de Minembwe ati na aéroport. Abagira nte wapi? Nabaza abantu bari batase ibyo bintu birihe? Twebwe ibyo bintu ko tutabizi. Ukuri guhari nuko mu by'ukuri
babonye bari gukontorora Ruhina Mavi, babona bari gukontorora Irundu, baravuga bati tayari aha Minembwe twayifashe nta gisigaye. Ariko bakibagiza ko hano Irundu hari urukuta aho bita kwa Murondanyi rukomeye cyane. Revera Pasteur Murondanyi, ndumva ni Revera Pasteur niba ntabicurikiranyije, kuko Harera niwe directeur. Ukumva ko rero amakuru FARDC yo yavugaga ko ngo yamaze ku advance, ariko ntaho byari bihuriye n'ukuri, cyari kinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo abwira bati kubera ko ibyo mukomeje kubivuga, reka tubereke ko na nyina wunda byara umuhungu. Niko operation rero zagenzwe mu masaha mu by'ukuri y'umugoroba ku munsi w'ejo. Habaye operation z'amagasi zatwirwaniwe, kuko kira rura rusika cyangwa se rura rukuta rwari ruri Irundu kwa Harera ndetse no kwa Murondanyi, byabaye ngombwa yuko bakora moye possible yose yo gusukuma ira coalition yari hariya, bakayikura hariya kwa Murondanyi kwa Harera, bakabakubita bakahabavana bakabasubiza inyuma. Ahubwo hari amakuru ya cicikanaga hirya no hino avuga ati ese koko en vrai dire ba advancinze bamaze kuba bagera ndetse na Mikenge bado. Ariko abenshi babazi kwihutisha ubuhanuzi, bavuze bati Mikenge yamaze kuba tombe tayari, ariko oya, Aduyi aracyari mu karingi. Nubwo ari kujya ajya kwambuka ubundi bakamusubiza inyuma nabi, Aduyi aracyari Gakenge. Urumva ko ari no kuramforsa mu buryo bwose bushoboka, cyane cyane aturutse kwa Murima. Ngo hazamutse n'ingabo nyinshi, ni inkuru mfite ingabo nshya ngo ziri kuzamuka kwa Murima zerekera za zero, kugira ngo barebe niba baramforsa bira bitero. Ariko uyu ni umunsi wa kangahe mushaka Minembwe mwarayibuze? Bayikubitiwemo. Twababwiye umusirikare ufite pedi y'amajoro watawe muri yombi wafashwe. Twababwiye n'abandi barashe bakomerekeje, mwagiye mumura ku mavideo, barimo basanasana kugeza amagingo aya ngaya bikaba bikomeye. Amakuru ahari rero nuko tugarutse Gakenge, Aduyi yakubiswe asubizwa inyuma, Gitavi naho yasubijwe inyuma, Irundu kwa Harera niho MRDP mu by'ukuri naho yabakuye. Hanyuma amakuru akavuga ko urukuta ari rwo mu by'ukuri rwagerageje kwegera imbere rukicuma, bagakunguta Aduyi bakamwegeza inyuma. Ngo nivuga Aduyi ndavuga abarwanya abaturage birwanaho. Hanyuma amakuru ya zangabo sasa nababwiye zari zagotewe aho bita n'ingabo zari zagotewe muri Ruhina Mavi. Byagenze bite? Ingabo zari zagotewe Ruhina Mavi, amakuru atugera akatubwira ko izi ngabo zakuwe mu myobo zari zirimo mu masaha y'umugoroba, masaha y'isa 11 z'umugoroba. Nibwo bavuze bati hakuhabakura byagoranye, reka tubakuremo. Babakuyemo bafite inzara, bafite inyota. Abakeya byashobotse ko bakirira amana baciye mu ishyamba rya Mukoko, ndetse no muri he shyamba no mu shyamba ryo bita ni ishyamba rya Mukoko. Hari n'irindi shyamba rero aho hafi na Mutunda, ishyamba rya Mukoko na Mutunda bamaze naho kuba babavanamo. Ubu ngubu hafatiwe ngo batari bake, niyo makuru mfite magingo ya myobo yarimo FARDC muri Ruhina Mavi. Ubu ngubu MRDP twirwaneho niyo iri kuhakontorora mu buryo bwuzuye. Cyo ni kimwe. Ubwo ni Minembwe turimo turababwira. Hanyuma tuvuye Minembwe, izi ngabo nshya ziri kuzamuka, ntekereza ko MRDP twirwanaho yabimenye. AFC mu 23 amakuru yafite, ubwo nabo bagiye kwiga uburyo bwose bushoboka kugira ngo barebe uko babagera. Tukiri kuri Minembwe, reka tubivange na politike. Chirombo ku munsi w'ejo aratinyuka. Ku munsi w'ejo bundi umupira ukimara kurangira, uyu mugabo ngo yari afite uburakari budasanzwe. Inama yari yabaye ya G7 ngo ni bya bihugu birindwi bikize ku isi twababwiraga. Yari yayitumiwemo kugira ngo azasobanure situation sanitaire ya Ebola. Amakuru avuga ko uyu mugabo
yaje kwivumbura kuri iyi nama ntiyayijyamo, ngo bitewe n'iki rero, ngo bitewe n'uko uyu mugabo, ngo bitewe n'uko yaje guhabwa amakuru y'uko Joseph Kabila Kabange nawe arabariyirimo. Ati reka nawe nahura muri Kabange, niyo mpamvu yanamwibasiye, amwibasira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ubundi Chirombo yari yahawe amakuru y'uko Kabila nawe yatumiwe, nawe agomba guparticipa kuri iyo nama, ndetse sinzi ngo yari kubazwa ibiki, ariko Chirombo yumvise ko arahuriramo na Kabila, avuga ati icyo kintu ntigishoboka. Ndakeka sinzi n'umuperezida wagiye kurahira, batumira Joseph Kabila Kabange, Tshisekedi abyumvise atereka ntabwo najyayo, yo kwicara na Kabila. Jikaka rero yarayiparticipiye, Felix Antoine Tshisekedi Chirombo we yayiparticipa ntiyayitabira. Nibwo burakari yari afite rero hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yatinyukaga akavuga ati Kabila n'imbwa mu ruhame, ko yagize ati les ennemis étaient entrés chez nous étions distraits, ils ont même écarté un fils du pays et ils ont placé leurs chiens qui pouvaient dresser à leur guise. Gambo y'igifaransa, atabanzi bafashe baraje binjira iwacu, ati twari turangayeho gato, bafata umwana w'umunyagihugu bamukura ku buyobozi, bashyira ubwo umwana w'umunyagihugu bakuye ku buyobozi directement, uhita ukora allusion kuri Laurent Désiré Kabila, ise wa Joseph Kabila, we batemera ko ari se. Bavuga ko Joseph Kabila Kabange ari umunyarwanda, ko Laurent Désiré Kabila atari papa wiwe. Kosaga ni ibintu byo kwibyo bakongomani ratari. Ils ont écarté un fils du pays. Tefashe umwana w'umunyagihugu bamukura ku buyobozi, Laurent Désiré Kabila. Ils ont placé leur chien, Jikaka, ati bafata imbwa yabo Joseph Kabila Kabange, qu'ils pouvaient dresser à leur guise. Fata imbwa yabo bagomba kuzajya bayobora, kudressa un animal, on dresse un animal. Donc bagomba uko bazajya bayobora uko bishakiye. Ubwo abo bavugaga, abo bantu bije mu gihugu cyabo bavugaga nta kwirirwa uca ku ruhande n'u Rwanda. Ya namagambo yakuruye icyo cyo kwita panique ndetse na tension hagati y'umubano w'ibihugu byombi, uko nabonye ku munsi w'ejo umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo atangaza ko ari ibintu bibabaje kubona abantu bari mu nzira yo gukemura ibibazo, hanyuma umwe mu basabwa kubahiriza ndetse no kwirinda imvugo zishobora gukurura inzangano atinyuka akabivugira rero mu gihugu cyitwa ngo ni igihugu cy'abahuza. Birababaje, biteye n'agahinda. Urumva ngaho nguko rero ubwo situation imeze magingo y'ngo tuvugana na Corneille Nangaa ku munsi w'ejo yabigarutseho abivugaho, Freddy Kaniki yabigarukaho, ndetse Laurent Kanyuka nawe yabigarutseho. Ariko Corneille Nangaa en general yavuze ati twebwe turi stand by, niba wamaze kwizeza yuko urafata Goma na Bukavu turi tayari, tuzirwanaho mu buryo bushoboka, ati ndetse tunagure ama espace. Ayo gukore nuko situation zimeze ibyo ngibyo, bitewe na Minembwe ndiyemwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye birimo birategurirwamo urugamba. Tuvuye aha rero duhise dusimbukira muri Uvira ilikuwa vuta ni kuvute muri iri joro ryakeye. Ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu Uvira yarayemo imirwano ukagira ngo M23 yari yinjiyemo. Beje bavuga bati Uvira byagenze bite? Imirwano imaze iminsi ibera za Ruvungi hagati y'abagepa n'abahibu, bari kurwana bo ubwabo birasanira. Amakuru mfite nuko abo kwa Kasimira John General autoproclamé babwiwe ko bagomba kuzamuka bagaya gufata abagenzi babo, gufasha abagenzi babo bari Kirungwa, bakagaba ibitero kuri Mitamba na za Kajembwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye, bagasubiza inyuma Aduyi. Ubwo tuvuga ninde? Ni M23, ni MRDP twirwaneho. Iyo gahunda bari bahawe ntabwo byaje kuba ngombwa ko
abagabo babyumva batanze pretext cyangwa se impamvu avuga bati twebwe nyamara nubwo murimo muraduhatira kujya ku rugamba ntabwo turi standby kuko generali wacu aherutse gupfusha umugore. Munyumvire ngo kabyara ati generali yapfushije umugore rero ntabwo turajya ku rugamba. Force zose za generali muzi afite abasigaye bangahe simbizi, ariko numwe mu bajenerali bakomeye Kasimira John uwibera mu mujyi wa Villa ati general wacu yapfushije umugore none namwe murimo baratumya ngo tujye ku rugamba kandi turi mu kiriyo. Urumva cyangwa se na general ubwe se we yanapfaho urugamba rwahagarara. Urumva icyitwa wazarenda icyo bari. Hanyuma abagepare bati rero byanga bikunze mugomba kuva muno umuhagazigaramo peme n'abapolisi bonyine, icyitwa undi musirikare wa infantry agomba kuva ahangaha akazamuka akajya Kirungwa kuko nimureba nabi Uvira turayikurwamo. Byabaye bite? Byari ngombwa ko uyu mugabo l'autre Kasimira we urumva ntabyo arimo ko yibereye mu kirere, yibereye mu gahinda kiwe ko gupfusha umugore we. Amakuru ahari nuko abasigaye batangiye kurasana n'aba bagepare, bahana amasasu isasu kurindi bararasana birangira. Amakuru atugera atubwira ko byarangiye amasasu avugiye mu duce tugiye dutandukanye turimo muri quartier Kimanga muri commune ya Karundu. Aha havugiye amasasu atari make, amasasu arakomeza arindagera naho bita Kiribura. Kiribura naho habaye amasasu, Karundu hamvikanye urusaku rw'amasasu, umujyi wose uhita wumvikana nkaho intambara yagize ite yateye. Bimeze bite sasa? Amasasu rero ntabwo yagendeye aho, birumvikana yaje guhitana umwana w'umusore ukiri na muto, ariko ni umusore bien sûr. Mwana w'umusore nawe navuga ko yanazize, ntabwo yahise apfa, navuga ko yazize doctrine z'amadini, aho bamujyanye mu bitaro ngo numuhamya mu Yehova, ngo abahamya ba Yehova ngo ntabwo ngo bajye bemera ko baba transfer donc babakorera transfusion kongererwa amaraso kuko yari yatakaje menshi, ngo ni icyaha, ngo ntibyemewe. Navuga ko yazize idini, yazize idini ngo ntibyemewe, ngo ni icyaha. Birangira nawe akambuye bitewe no kubura amaraso mu gihe cyo umuryango we wari wanze ko bamwongerera iki amaraso. Ngibi bini muri Uvira na n'ubu panique tension iracyari yose hagati y'inzego zombi, hagati ya coalition FARDC ndetse na Wazalendo bo kwa Makanaki Kasimira John. Hanyuma amakuru mfite kugeza amagingo ya muri territoire ya Masinaho ntabwo byari byoroshye. Nubwo ibyo byabaga muri Masinaho urugamba rwari imberenge ku munsi w'ejo. Munsi w'ejo Manadachi yabigarutseho mu makuru twabagejeho nimugoroba, avuga ati afande Justin bamugabye ibitero muri axe ya Gasenyi, bamaze kumugabaho ibitero. Icyakozwe ni ikihe? Yarababwiye ati ndabamanura. Gusa amakuru atugera akatubwira ko birani attention na bitero attention, bura butero nka buriya ntabwo buba ari ubw'amahoro, kuko n'ubutero bwo kuza kureba ese imbaraga zirahari cyangwa ntazihari. Bafite amakuru ngo force zari zose zaragiye, ngo zagiye muri za Sud Kivu, zagiye gutanga imisada Sud Kivu, nta basirikare bahari. Ati ese twajya kunyeganyeza tukareba niba nta mbaraga zihari, hanyuma tukongera tukabadivansingana tukabagerana za Kibabiye, byaba ngombwa tukagera Rubaya. Urumva ni ibitero bibari bibi, bafite ambition tari nziza. Amakuru ahari rero nayaye, uravuga ko Fande Justin nta kindi yabakoreye uretse kubakonkobora. Hari masirise uzi ngo wamugendana, yabakonkoboye abageza ahitwa za Muhayirwa aranahabarenza. Aho twebwe twatangiye kuvuga ko ashobora kumanuka akaberekeza akabageza ndani muri Gatoyi centre, ariko suko byagenze ko bitari biri muri map yari afite. Yarakubise bumva ko kabisa yuko imbaraga zihari, barangije barongera basubira inyuma. Aza gusubira inyuma
basubira inyuma, bisubira n'ubundi mu birindiro byabo byari biherereye za Gasenyi. So nuko kuko situation rero imeze magingo aya ngaya. Icyo nakubwira nuko AFC M23 ihagaze neza ku mirongo yose y'urugamba, aho bita mu Minembweho mu by'ukuri n'amarira n'induru n'imiborogo ku ruhande rwa coalition ya leta ya Kinshasa. Bashimire cyane kuri Nino TV, nakagaruka twongere dusubire. Nabonye mwana ndacyatawonetse ariko mukanya wenda mu yandi makuru turaza kuboneka. Bye bye.